byatangarijwe mu muhango wabaye kuri uyu wa kane ku cyicaro gikuru cy'ikigo Our Sisters Opportunity giherereye mu karere ka Gakenke, ari naho aba bahuguriwe baherewe impamyabumenyi. Umuyobozi akaba ari nawe washinze iki kigo Uwamahoro Delphine yagarutse ku byo bibanzeho mu guhugura aba basoje amasomo uyu munsi. Tubitezeho byinshi ku bijyanye no kwiteza imbere, bakabasha gukorera ubutunzi bwatuma bakemura ibibazo bafite mu ngo zabo. Twafashe amasomo y'ingenzi twabonaga akenewe, harimo ubudozi, harimo fashion design, ku graduatinga abanyeshuri bashoboye mu bumenyi bw'ubudozi na fashion designing, ariko banashoboye mu guhangana n'ibibazo duhura nabyo by'ubukene. Ari naho entrepreneurship iza, tukabigisha leadership, tubereka ko bagomba kwigirira icyizere, batangira business ku mafaranga make cyane. Hanyuma intego zanyu ni izihe, ku kimwibanze cyane ku bakobwa mubona ariho hari icyuho? Tutekereza ko umukobwa ni mutima w'urugo. Umukobwa iyo agize amahirwe yo kugira icyo abona arebera urugo. Umukobwa cyangwa se umudamu iyo agize amahirwe yo kwigira agira igihugu. Rero nk'uko His Excellency yabivuze, iyo babonye amahirwe n'igihugu gitera imbere. Ndashaka gufasha abakobwa bose bashoboka mu bushobozi bwanjye. Nabonye ko dufite power cyangwa se ubushobozi runaka, tububyukije twahindura amateka yacu n'amateka y'igihugu. Aba bagore n'abakobwa basoje aya masomo bagarutse ku bumenyi bakuye muri iki kigo, batangaza ko bizabafasha cyane ku kwihangira imirimo kuko byanahinduye imyumvire bari bafite. Nayigiye fashion design, nigira internship, tuyigira life skills. Ibyo byose umuntu abishyize hamwe bizamfasha kujya muri ubu buzima bwo hanze, mbashe kwihangira umurimo. Hanyuma muri fashion design hazaba harimo kwihangira umuderi, ukaba wakora umwenda bitewe n'igihe aho kigeze. Hanyuma muri internship izajya idufasha kumenya ngo wakiraho ibiciro, ese ndakora nkunguka, ese ibyo nkora ibikenewe. Twiga life skills, twiga entrepreneurship, twiga na fashion design. Muri ibyo ngibyo twize nabashije kumenya kwihangira umurimo. Nari nzi ko umuntu ufite amafaranga make yari hasi ya miliyoni atahanga business ngayikore, ariko ubu ngubu ku buryo ndiho, ku buryo n'ubu ngubu mfite ibihumbi 100 natangira business nkayikora. Na fashion design ubu ngubu nkaba nahanga nk'umwenda ukajya ku isoko ry'umurimo. Bamwe mu babyeyi n'abagabo ba bamwe mu bahuguwe batangaje ko babona ari amahirwe akomeye kuba iki kigo kibari hafi, kuko kizanabafasha mu kugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Nyirarugero Dansira, umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru, yasabye abasoje aya masomo kubyaza aya mahirwe umusaruro bakiteza imbere ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange, aho yanasabye abikorera gukomeza gutanga umusanzu wabo mu gushyigikira gahunda za leta zitandukanye, cyane cyane izigamije guhanga imirimo mishya. Murakoze. Icyo nsaba aba bana b'abakobwa ni ukubyaza amahirwe ubumenyi baboneye aha ngaha mu iri shuri, bakabyaza amahirwe ubumenyi biteza imbere, bakazamura imibereho myiza y'abaturage, niyaba ariko bahereye no ku bana bafite, kubatoza uburere bwiza, ariko birinda ko hari umuntu wakongera kubashukashuka ngo abarohe mu ngeso mbi nk'ibyo batugaragaje banyuzemo, ibyo bakururiye akaga bigatuma bahinduka ababyeyi Imburagihe. Ndamarinza nshimira umufatanyabikorwa wa Our Sisters Opportunities kubw'igikorwa cy'urukundo yagize cyo gufata aba bana agashyiraho iri shuri abana bakiga, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu ntara y'Amajyaruguru no mu gihugu muri rusange kugira uruhare bufatika mu gushyigikira iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, ariko by'umwihariko mu bikorwa byatuma urubyiruko rubona akazi. Uwamahoro Delphine uyobora ikigo Our Sisters Opportunity ari nawe wanagishinze, yatangaje ko muri gahunda zabo harimo kongera imibare yabo bagiye kwakira uyu mwaka, bagiye gutangira nibura bakikuba inshuro 2. Anagaruka kuri aba basoje, aba bahugurirwa muri iki kigo bakaba bahugurirwa ubuntu ndetse bagafashwa kugera ku isoko ry'umurimo nyuma yo gusoza amasomo bahabwa. Atangaza ko hafunguriwe imiryango n'abaturuka mu zindi ntara atari Gakenke cyangwa mu Majyaruguru gusa. Ibarushimuwe bihoki Keve Christian, BTN TV, mu karere ka Gakenke ho mu Majyaruguru y'u Rwanda.